harimo ibintu by'ibibuye. Umugore zamwumiyeho. Yafashe ku giti hano. Yafashe ku giti. Arangije areba hakurya iriya. Nyagasani Shiva atabaza imana zabo zitwa Shiva. Arareba ya misozi aturutsemo ni hejuru iri. Nimba ibi byose biri guterwa n'ibyaha nakoze, gupfa kwanjye akaba ari byo byatuma ibyaha nakoze mbibabarirwa, reka mpfa ariko runo ruhinja rurokoke. Uyu mwana agomba kuzasubira kureba mama w'umutegereje. Agomba kubaho. Agomba kubaho akazagenda akima ingoma akaba umwami wa Mahishmanti. Wumve, Mahendra Bahubali Mahendra Bahubali agomba kubaho. Mama we, uyu mwana bamwita Mahendra Bahubali. Umugore aravuze ngo njye niyo napfa, ariko uru ruhinja rwitwa Mahendra Bahubali rugomba kuzajya mu bwami bwarwo rukima ingoma. Ese uyu mwana afite uburenganzira bwo kuba umwami? Nakubwiye ngo hari abana bavuka n'imbuto. Yazamuye akaboko akerekeza kuri ya misozi. Barakwereka mu rukerera y'abana tugiye ku muhigo. Hari abaryaka ariho babyukiye hakunino. Tuntu kizano umva uruhinja rurira. Umva uruhinja rurira. Reka se babona wa mwana. Umugore yapfuye yafashe ku giti ari ku ruhinja ruracyari mu kirere. Yanze kururekura. Ntago wamara ijoro ryose mu mazi utapfuye. Ukaba yaje hano fata uruhinja. Tabaye uruhinja. Umuryaka ari wari wiziye mu kazi ke. Abona n'umugore yari yatunzuye uruhinja ku misozi iri hakurya iriya. Ahindukiye abona wa mugore umugezi uramutembanye. Arapfuye. Uyu mugore yavuze amagambo ngo nimba ibi biri guterwa n'ibyaha nakoze, mpfa ari ku ruhinja rubeho. Kya huwa kya re? Byageze bite? Malik Simbizi. देखकर तो लगता है कोई रानी. Uriya mugore nkurikije imikufi yari yambaye wagira ngo ni nk'umwamikazi wiriya hejuru kuko niwe yari yatunze agatoki mu misozi ruguru. Ntibazi n'ukuntu bagerayo. Barebye hakurino babona na babandi bishwe. क्या हुआ? लगता है